Yesu ashimwe bene data muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa kabiri w'inyigisho yacu. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu y'urukundo. Tunezejwe n'amahirwe duhaye kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera utugirire ubuntu, Mwuka wawe wera duhishurire iby'ubwiru bw'ijambo ryawe. Ubutumwa watugeneye uyu munsi abuduheshe, abudusobanurire, anadushoboze kubaho nk'uko bukwiye ubwo butumwa bwiza. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko nari mbivuze, uyu ni umunsi wa kabiri w'inyigisho yacu. Turimo turaganira ku kwihanganira ibitugerageza. Turi kwibanda cyane ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 10:13. Aranditse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana yacu itugirire neza. Ejo ku munsi ubanza w'inyigisho twibanze kuri ririya jambo ribanza rivuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kwibanda ahangaha avuga ngo kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Imana yacu itugirire neza. Ukurikije uko iri jambo ryanditse ari nako kuri ku ijambo ry'Imana, mbere y'uko ikigeragezo kikugeraho Imana irabanza igapima imbaraga zawe ndetse n'izacyo ikabona kucyohereza. Ntabwo Imana yapfa kohereza ikigeragezo, ntabwo yapfa kwemera ko kikugeraho kandi kikurusha imbaraga. Irabanza igasuzuma imbaraga zawe ufite muri Kristo Yesu, ikareba n'ikigeragezo kigiye kuza kukugeraho, igapima ubushobozi bwacyo n'ubukana bwacyo, hanyuma ikabona kohereza ibyo bikugeraho. Imana yacu itugirire neza. Iyo umuntu ikigeragezo cyamukomereye hari ubwo yibwira ko hari Imana yamuhaye ikimurusha imbaraga, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana niyo kwizerwa, ntishobora kubagerageresha ibirusha ibyo mubasha. Imana yacu itugirire neza. Bibiliya zimwe z'icyongereza ziravuga ngo ntishobora kubagerageresha what we can't bear. Donc ikintu mushobora guholdinga, ikintu mushobora kwakira, ikintu mushobora gutreatinga, nicyo ibagerageresha. Imana yacu itugirire neza. Njyaga mbona kera abana bari mu turimo, ubu ngubu uretse ko bijya biba cyane cyane nko mu byaro, hari nk'ukuntu bajya mu murima, tuvuge wenda bagasarura ibyo basaruye, hakaba umutwaro umubyeyi aza gutwara, ariko akagera n'uwagenera umwana. Wa mutwaro umubyeyi yageneye umwana, uko biri kose umwana uramunaniza. Umwana agenda yumva umutwaro wenda kumwica, ariko umubyeyi mu rukundo rwe ntashobora guhambirira umwana umutwaro umurusha imbaraga. Cyakoze ashobora kwemera kumukorera umutwaro uremereye, umutwaro umuvuna, ariko nta rwango ruba rurimo, ahubwo nuko aba abona inyungu ziri muri wa mutwaro amuhaye. Arawutwara mukagira ngo wa mwana nyine aze kubona ikintu aza kurya. Imana yacu itugirire neza. Aho rero ikintu nabonye gitangarije muri iyo mirimo, aho umwana ananiriwe umubyeyi aramutwaza. Imana yacu itugirire neza. Umubyeyi urumva nawe afite umutwaro we, ariko akaza gutwaza wa mwana, cyangwa se akamubwira ngo ngaho ufate umwanya uruhuke, akabanza akamuhereza umwanya wo kuruhuka. Umubyeyi mu rukundo rwe ntashobora guhambirira umwana umutwaro umurusha imbaraga. Imana yacu ngo nayo niyo kwizerwa, ntishobora kwemera kutugerageresha ibirenze ibyo tubasha, cyakoze ishobora kwemera kutugerageresha ibituremereye, donc ibituma umubiri unanirwa, bya bindi bituma tuyibwira ngo ndumva umutima unaniwe. Imana yacu itugirire neza. Ariko niyo kwizerwa, ntishobora kugukorera, ntishobora kukugerageresha ibirenze ibyo ushobora. Imana yacu itugirire neza. Uzi n'ikindi, muri wowe hahisha imbaraga zo kunesha ibikugerageza byose. Imana yacu itugirire neza. Mu buryo utaruzi, muri wowe wifitemo imbaraga utaruzi. Imana itugirire neza. Izo mbaraga zibitse muri Kristo Yesu wakiriye. Wowe ubwawe nta kintu na kimwe ushobora kwihanganira. Imana itugirire neza. No gusitara ubwabyo bishobora kukunaniza, nawe ushobora kubyihanganira bigatuma ufata imyanzuro mibi cyane, ariko hamwe na Kristo Yesu ibyakugeraho ibyo ari byo byose ubasha kubinesha. We afite imbaraga zo gutsinda byose. Imana itugirire neza.
umwemereye rero yakubashisha kunesha ibyo bigeragezo uri kunyuramo. Ubwo ndavuga kuri wowe uri kubinyuramo. Hanyuma nawe bishobora kuzageraho ejo, Yesu Kristo wakiriye ni umunyembaraga. Nubona biri kukunaniza uzamubwire ngo Yesu nshoboza kubyihanganira, Yesu nshoboza kubinesha. Urakoze cyane. Imana niyo kwizerwa, yakugerageresha ibirenze ibyo ushoboye. Imbaraga zizagushoboza kunesha byose ziri muri Kristo Yesu wakiriye. Mwinginge akubashishe kunesha byose. Mbese mu yandi magambo urushaho kugirana ubusabane nawe, kuko aribwo uzabasha kunesha byose. Yesu aduhana umugisha. Imana iragukunda.